Hello friends of mine. Amahoro y'Imana akomeze abandi natwe twese hamwe. Vraiment nkomeje kubashimira cyane ukuntu ikiganiro cyemererwa gukora mwagikunze. Nshimira abatuhaye ibitekerezo byabo bakagirira inshuti yanjye inama ashakaga kwiyahura mukamubwira ko mwamugira inama nyinshi vraiment muri comment inbox muransanga nukuri reka mbabwire ko nanyuzwe byanyeretse ko ibiganiro nkora ibyo mbahereza ntari kuruhira ubusa nubwo yaba umwe ari umuntu w'ingenzi ari umuntu dukeneye kugira ngo nubwo butumwa natanze mumusangize mugira akamaro nanjye mungirira akamaro. Ibiriho by'uyu munsi rero ni 9 numero 9 niho tugeze tuzagendana episode kuri episode ntimuzasigare. Thank you so much. Noneho ibiro by'uyu munsi biragira biti ukuri iso ataguhaye. Ukuri se ataguhaye. Hari ukuri ababyeyi batatubwira ariko isi ikatwoblisha uko kuri kukumenya twabyanga twabikunda. Ukuri tukakumenya tubishaka tutabishaka kubera ko nyine nta hantu wabikwepera. Niyo teme y'uyu munsi. Noneho mu kintu wowe ubwawe uri kunde ushobora kwibwira uti ndahitamo ububasha ntabwo ndahitamo kwemerwa gusa. Ushobora guhitamo ububasha cyangwa se kwemerwa. Ayo n'amagambo abiri buri wese ashobora kumva yumvikana. Guhitamo ububasha cyangwa se ugahitamo kwemerwa. Icyambere kutabona ukuri mu bwana no guhura n'ukuri gukomeye. Uvuga ngo hari ibintu tudahabwa nk'ukuri mu bwana ariko tukazahura n'ukuri kwabyo gukomeye. Urugero wakuriye mu buzima bw'ikinyoma pe. Twakuriye mu buzima bw'ikinyoma uhora wumvira bakubwira ko ugomba kumvira bakubwira ko ugomba kuyoborwa bakubwira yuko mbese ugomba kuba perfect. Umwana mwiza arumvira, umwana mwiza ntasuzugura, umwana mwiza aramubwira icara hari amazi ukahicara, umwana mwiza aramubwira ngo pfukama uzamure amaguru hejuru ugapfukama ukazamura hejuru. Murabizi ibintu ko baduhanaga bakavuga ngo pfukama ugakora makeri gutya amaguru ukakubita ku kibambasi. Ibyo ngibyo ni ibihano ababyeyi baduhaga bakakubwira ati turwanye gutya ukemera. Ku ishuri ababyeyi abarimu hose bakubwira ngo umuntu uri marayika. Ibyo bakubwiye ujya bakubwiye nuko nyine niko twakoze. Bakubwiye kuba mwiza, kugira neza, kwirinda amakimbirane, kwizera abantu no kwemera ubutabera. Nyine ni gutyo twakoze. Nawe warabyemeye kuko wari umwana ugomba kumvira abantu bakuru. Twarabigemeye. Bakubwira ati umvira kana cyangwa kubwira cyose gikore. Yawe no kugotera kwa ko mama yakubwiye tujye umvira abantu bakuru uzahura n'umuntu mukuru akugirire nabi uwemere kugirirwa nabi kandi bikamubwira. Kubera ko nyine bakubwiye kumvira uzumvira ikintu uzakora gusa ni gahunda yo kumvira. Gusa nyuma y'ibyo byose wahuye n'ukuri kuragutangaza kubera ko ibyo wabwiye uri mu bwana wasanze muri kuri naho bihuriye na reality uri kubamo. Winjira mu buzima bwa nyabwo ugasanga nta wita ku byo watekereje. Iyo winjiye mu buzima bwa nyabwo noneho ubwo wavuye mu bwana utangiye kuba mukuru utangiye kuza mu buzima bwa nyabwo nibwo ubona ko mu by'ukuri ibyo watekereje cyangwa ibyo wakuze ubwirwa ntaho bihuriye n'ukuri noneho utangiye gufesinga. Icyambere cyo nta wita ku byo watekereje, nta wita ku byo utekereza. Nyine kuvuga ngo gukora neza kuvuga ngo ukoze neza ngo abantu bagushima muragira ukabona gukora neza uri kubyikorera ntawe uri kugushima cyangwa se ukoze neza baranakugaye. Kandi mu gihe uri mwana ukora neza ngo bravo ariko abaye mukuru ukora neza bose bakakureba ubwo bakabazwa no gukora neza.
nta gushimira, warabeshwe kuko amategeko wabeshwe mu bwana atajyanye n'isi uri kubamo uyu munsi. Isi turi nyine ibyo twabeshwe mu bwana mu by'ukuri uraza ugasanga ntaho bihuriye n'isi. Wabwiwe ko ukuri guhora gutsinda, ariko nyamara uhora ubona ababeshyi bagera ku nsinzi. Reka mbabwire abanyakuri nta na rimwe ahubwo ubona uvugisha ukuri ukaba umuntu w'intungane ukavuga ati yego reka nkubwire, ugasanga ahubwo babandi babeshya babantu babi tujuru nibo ahubwo bahura bafite navuga ngo ba blessing, kubera ko nyine wowe bakubwiye ko umwana mwiza bizagukorera, uraje usanze ntibikora. Oya mwana mwiza ntabwo ari bwiza buri kugukorera. Wabwiwe ko gukora cyane bigira akamaro, ariko uhora ubona abadakora cyane aribo bahabwa imyanya y'icyubahiro. Twese ibyo turabifesinga, ni nacyo kibazo cyane cyane n'abajene dufite, meme n'abatari abajene bahura nacyo. Umuntu w'umukozi ugasanga urakora cyangwa ni wowe unafite ubumenyi bukaze, ariko ugasanga abari guhereza akazi bantu batanabishoboye, batazi no gukora ibyo bintu, ariko ugasanga nibo bafite niwo muyobozi wawe. No ku muntu utazi ibintu niwo muyobozi wawe, wowe ubizi uraho ngaho ntushobora nyine kubona uwo mwanya bitewe n'iki. Kandi isi yakubeshye ngo numenye ubwenge ukagenda ukiga neza ngo umva ngo uzaza ngo ku isoko ry'umurimo gukenewe ngo nawe ndazafata ngo niwe wahehe ko warajya gufata wa wundi utanabiruhiye. Iyo ni challenge utangiye guchallenginga mu buzima bw'isi. Mu gihe ukiri muto bakubwiye ko nyine uzaza uri wanted. Wabwiwe ko ugomba kugirira abandi neza kugira ngo nabo bakugirire neza, ariko urahimurwa cyane, urahimukirwa cyane. Nyine bavuga ati ujye ugirira neza umuntu kugira ngo nawe bakugirire neza. Gira neza, umuntu nagukubita nawe utege nawe umuntu nagukubita mureke wigendere, umuntu nakugira nabi mubabarire. Nyine umuntu arakosa, reka nkubwire ugakura gutyo ukamera gutyo, ariko ndagira nkubwire ko ugeraho ukabona ko ibyo bintu ntaho bihuriye n'ukuri wabwiwe ukiri umwana. Iyo ubizanye muri reality tumaze gukura, ngiye byabanje no kunchallenge byatari nkajya avuga, ariko nyine nkabona mu by'ukuri nanjye narakuze gutyo. Nyine ababyeyi nabo ku rundi ruhande ntabwo umubyeyi yakwimye icyo afite, ahubwo nawe nuko ntacyo yari afite aguha, kubera ko nawe yabimenya agasobanukirwa ko isi ishaka nyine abantu navuga se badafite uburenganenzi yari kukubwira. Ariko nawe yakuze muri iyo condition, nawe yakuze ariko bamubwira, nawe akuzanye ku isi nawe akujyana muri ubwo buryo. So ababyeyi nabo dukwiye kubarenganya na gato. Noneho ibyo ababyeyi bacu batamenye cyangwa batatubwiye nibyo tugomba kumenya uyu munsi. Tugeze kuri ya point noneho nshaka. Ibyo ababyeyi bacu batamenye cyangwa batatubwiye nibyo tugomba kumenya uyu munsi. Nari maze kubabwira kuba ababyeyi bacu batarabitubwiye mu by'ukuri ntabwo twabarenganya, ahubwo ni experience isi natwe igenda iduhereza kuko twasohotse, kuko twatangiye gufesinga abantu. Iyo experience natwe tukagenda tuyigaininga. Noneho n'umubyeyi ntidukwiye kumurenganya kuko nawe ntiyabibwiwe. Nyine niyo dusengwenda mu muco simbizi, ariko nyine tuba tugomba guhura nabyo nyine nk'abantu bari ku isi. Isi ntabwo ari iy'abatagira amakosa cyangwa aboroheje, ahubwo ni iy'abafite imbaraga. Isi ni iy'abantu bafite imbaraga, ntabwo ari iy'abantu boroheje. Urumva nibyo navugaga hano, bakubwira koroha. Ubundi batwigisha koroha, twaba turi no muri Sunday school hose bakubwira ati oruha. Ku ishuri ababyeyi barakubwira ngo oruha. Umugenzi wawe yagukubita urushyi kuri abana nawe wamuha urundi bakagukubita ati gute umurwana, kandi wari uri kwirwanaho ariko ukabizira. Ni ukuvuga ngo nyine nyine niyo makosa wirinda. Ariko hano batubwiye ko isi ntabwo nyine ari abantu boroheje, ni abantu bafite imbaraga, abashishoza, ababona ukuri kandi bakihutira guhindura batagize impungenge. Yego ibi nanjye byaranshiringize muri life, kubera ko ni ukuvuga ngo kubona ukuri kwa nyako, ubwo ni hanga nizo mbaraga batubwiye.
nizo mbaraga aboroheje donc wowe ukareka kuboroheje ukaba umuntu ukomeye rero nyine nuko wihutira guhindura ibintu wihutira guhindura iyo gahunda mbese ibyo izo challenge ukareba ibintu n'ukuri byanyabyo ntukomeze kubirebera muri izo ntege nke zawe wakuriyemo oya facing ibintu byanyabyo uvuga iti ibintu bimeze gutya kano kanya noneho numara kubona ukuntu bimeze ugira imbaraga zo kuhita ubihindura nta mpungenge ufite. Ikindi icyambere cyo wowe ntiwigeze utegurwa guhura n'ubugome ari bya bindi turi kuvuga ababyeyi batubwira mu by'ukuri ntabwo twateguye guhura ntabwo umubyeyi akubwira ngo ariko kundi bande turabarenganya nyine nuko ari isi nyine mbi ntabwo umubyeyi yategura umwana guhura n'ibintu bibi ntabwo umubyeyi yagutegurira ko uzahura n'ibintu bibi ariko ku rundi ruhande umubyeyi agomba kugutyaza akabikubwira kuko guhura nabyo uzahura nabyo wabyemera utabyemera ariko mu kuntu twareze ntabwo nyine twarezwe guhura n'ubugome bitewe n'ukuntu twakuze ababyeyi baduproteja ababyeyi bawe baraguhishaga abarimu nyine bakakuguyaguya nuko nyine twikuriye none uri hanze wibaza uko abantu batagufata wibaza impamvu abantu baguhemukira bakugambanira ntibaguha agaciro ibyo byose nibyo wibaza ati kuki ndi umwana mwiza kuki kana katari kubona ubwana bwiza bwanjye nukuri ukabona uri umwana mwiza ukabona uwo muntu wamubereye imfura ukabona umva uranitanga nawe ubwawe ariko ukabona uwo muntu ugiriye neza niwe ukugiriye nabi none icyo gihe usigara wowe uri kwikondana ukavuga ati ariko kubera iki kuki bangirira nabi ese ndi umugome ese hari ikitagenze neza mu by'ukuri ugatangira kwibleminga wishinja amakosa udafite kubera iki nyine ububi bw'abandi bantu ugatangira kubwishyiraho kandi never ntabwo ikibazo ari wowe ugasanga kwizera kwawe bakwitura kukubeshya nimba wowe wizera umuntu we ntabwo ari kukwizera ahubwo wowe ubwiza umuntu kuri barakubeshya urabwiza umuntu abantu kuri wowe bakubeshya donc iyi si nyine ni gutya imeze ariko reka nkubwize ukuri isi ihemba ububasha ntabwo ihemba uburokore isi ihemba ububasha ntabwo ihemba uburokore bishatse kuvuga iki donc ikintu umuntu yashoboye gukora isi ntabwo ivuga ngo uyu muntu ari innocente ngo uyu muntu ngo oya isi reba ikintu wakoze n'ububasha bwawe ikintu ushoboye gukora ntabwo irareba ngo ni umwana mwiza ngo ya irareba ububasha bwawe ntabwo irareba uburokore ufite ntabwo irareba ubukizwa bwawe nshuti yanjye iyi ni isi imeze isi yubaha imyitwarire ikomeye ntabwo ari ubupfapfa abantu bakomeye nushaka uba umuntu ukomeye nako nushaka uba umuntu manange nyine ubwo ndi kujya mbivuga uri innocent umwana mwiza ariko uri umupfapfa ntabwo birakora umutwe ariko uri wa muntu ukarishye ushimira ku murongo ufite nyine imyitwarire nyine imeze gutyo ushimira ibyo ku murongo wiha timing byose amasaha n'iki n'iki nyine udafite uburenganzira uwo muntu n'isi ikeneye imyitwarire ntabwo ikeneye umupfapfa n'ubu umupfapfa urahiye kandi ubwo twabwira buriya nanjye nyine mwanya ndi kumwe namwe mba ndi umwe namwe buriya isi izamura abafite imbaraga ntabwo ari aboroheje nyine ni abafite imbaraga muri rusange muri kubyumva ibyo ari byo ni abafite imbaraga ntabwo ari aboroheje nuzana ibintu byo kunenganira ati mama arambwiye tumwangira nabi ngo nanjye mureke reka nkubwire bazakugirira nabi ubagoma imbere ngo kubera ngo inshuti ngo ni inshuti ngo ntabwo namwikuraho umva akugirira nabi uzarinda upfa ukiri kwihangana dewe yakugiriye nabi abona ajya yanyumva gushakaho urakomeje urihanganye umuntu akugirira nabi ngo yangorekana ihangane ngo niko bigenda umunyahanda shumi barakwicaraho isi rero ubwo bunenganenzi bwawe ubwo bugwari bwawe nyine isi ntibishaka wa wundi urakugira nabi niwe isi iri bu blessing kubera
uriya muntu nyine ntabwo yitaye kuvuga ngo uri umwana mwiza, ngo uri umurokore bya bindi navuze hejuru, ngo reka ngo ubone ngo aya mahirwe ya wa wundi wakwibye ibintu byawe. Aragenda abe blessed kandi yakwibye ibintu byawe, ariko kubera ko uri innocent cyangwa uri innocente ushyi wagende ubona ari guhirwa. Impamvu hari abantu bamwe na bamwe bavuga ngo kubera iki Imana nyine abantu babi ari nk'abantu bagwa, yamara kugukumva aravuze ngo n'ubundi ngo kubonga abantu babi nibo bahirwa, ngo abantu babi nibo bahirwa, kuba umuntu mwiza se ngo bimaze iki? Nicyo ngicyo aba yabonye. Kuba umuntu mwiza abitwara kumva ko kwa kundi nyine yakuza yumva ko kuba umuntu mwiza bizamukorera. Umuntu akaza akamukubita urushyi ngo yango ngiye basi ngo noneho ngo ngiye ngo reka iki ukamureka. Umuntu akaza akakwiba ngo yango noneho ngiye ngo ntabwo najya kumurega ngo muri ribu ngo reka ngo mureke ngo nta kundi ngo buriya ngo nzashaka indi ngo cyangwa ngo bijyane neza. Kandi wa muntu ikintu yakwibye ari kukibyaza umusaruro, wowe urahunga aho wicaye. Wa muntu aragira amafaranga none nisira mu blessinga nyine akaza akabone pe, usange nyine wowe urahiye tu. Ni ibyo ngibyo ndi kuvuga, ni isi nyine sinzi ijyayo kabisa. Nibyo hano bakutubwira. Noneho hano iyo wabisobanukiwe ugenda mu buryo butandukanye. Twumva ubwo buryo ubwo ariko iyo tumaze gusobanukirwa hano n'ukuri, maze kubona ko kuba mwiza cyane ntabwo ari kuba mwiza cyane, ko kuba mwiza si bibi, ahubwo navuga se kubiki nk'umunenganenzi nk'uburenere reality. Utangira kubona uburyo iyo wabonye ukuri ukareba ukuntu umuntu wa nyawe bimeze no kumunenganenzi uko bimeze, utangira kubona uburyo mu buryo butandukanye. Ntutangira kwirirwa wamaze gusobanukirwa, ntutangira kwirirwa unenga ibintu kunenga ibintu ngo ibintu bikwiriye ngo ibi birakwiriye. Hari abantu bameze gutyo pe bakibiraho mu mahoro, ukabona umuntu akora ibintu by'amafuti ariko kuko ari shwaye ugahita uvuga ati nibyo yashatse nyine. Ntuvuge ngo byari bikwiye kuba gutya, byari bikwiye kuba gutya nyine kuri wowe, ariko kuri we ntabwo byari bikwiye kuba gutya. Ibyo bintu narabigize umva, ndagenda ndabigira noneho nkabona nk'umuntu agiriye nabi umuntu nkavuga ariko nkarwana no kuvuga ku cyo umuntu ashobora kwifata akabeshyira undi muntu. Ibyo bintu narabirwaye pe. Ukabona nk'umuntu arifasha, umuntu ashobora kwifata agahimbura ijambo hari agahimba pe ikintu azi neza ko ahimbye. Tuvuge nk'iyo nkuru wayimenye nkanjye ugasanga ndicaye ndavuze ute umuntu muzima utekereza ashobora kwifata agahimba ijambo from nowhere, ukabona ku situation aho ngaho. Umuntu muzima ufite ubwenge pe wanize agakubita uruntu aho ngaho, umva ntubyumve. Ubwo rero reka nkubwire, ni ukuvuga ngo ahangaha uyu muntu utangira kureba ibitakureba, ukavuga ati okay nimba ngiye ntekereza gutya njyewe nafite ubundi buryo atekerezaho nkawe, ukatangira kureba ibikureba. Nturizwa nuko ibintu bitari mu nzira ushaka cyangwa se udashaka nyine. Ntabwo batanya vuga ngo nungo arukwi ngo nungo ca hano ngo ca nimba ushaka gushaka haci iyo nzira ushaka. Ubwo nyine ngewe nanjye nshaka guca, tangira kwibona nkaho ubwawe nicyo ushaka kubacyo. Ahubwo yiga amategeko y'isi akamenya kuyagenderaho. Ahangaha utangira kwiga ku mategeko y'isi ukamenya kuyagenderaho, wowe ugatangira kuvuga ngo isi iteye itya, reka mbane nayo gutya, reka nishakire inzira yanjye mu buryo ubu n'ubu. Kubera ushobora kumara ubuzima bwawe bwose wifuza ko isi yaba indi ntubigereho. Nyine ushaka kuvuga ati ariko se nkatwe abantu benshi twibaza ati kubera iki intambara nk'iyi ntambara iri kuba mu by'ukuri, ukavuga ariko iyi ntambara mu by'ukuri intambara nyine ukabona abantu bari gupfa, amazu barayubatse arasenyutse, ariko nk'ibi bintu kuki abantu batabwana ngo birangiye. Nyine ugatangira kumva isi yabo kubishaka. Nta na rimwe isi izigera ibaho kubishaka, ahubwo wowe ijyana n'isi uko imeze niko kuri. Ubwana yego hano ubwana bwakwigishije gukina neza
gukina neza isi nyine. Ubwana tukiri abana isi yatwigishije gukina neza nyine, kwakitinga neza, kumvira ababyeyi, jya kuryama wirukanse, byuka jya muri dushe wese wirukanka. Niko nyine byatwigishije. Ariko ubugabo butwigishije kuba umuhanga. Kuba umuhanga, nturebe n'injiji ukareba ati ibintu bimeze gutya, ndabitwara gutya gutya. Ubwana bwakigishije gukurikiza amategeko. Ariko kuba umuntu mukuru biragusaba kumenya amategeko y'ukuri narimo amayeri, ukamenya nyine kubitandukanya. Kuba warakuze utabizi ntabwo ari ikosa ryawe, bya bindi nahereyeho. Kuba twarakuze tutabizi si ikosa ryacu, nuko aho twavukiye haguhaye iyo myumvire. Biterwa n'abavuke ko hari n'abana ababyeyi babo bahereza kuvuka bari wise, ugasanga umwana ari wise kandi n'abana beza, ariko ukaba utamuvogera. Niba umuvogera ahita mu bintu byo ukabona hari stop, hari aho ugomba kugarukira naho utagomba kurenga, ugasanga umwana arabizi, aba aragira amahirwe bitewe n'aho yavukiye. Nuko aho wavukiye haguhaye iyo myumvire, ariko gukomeza kwirengagiza ukuri, kwanga kureba no gukomeza gukoresha ibyo watoje mu bwana mu buzima bw'abantu bakuru ni amahitamo yawe. Noneho kumenya ukuri, it's okay, wakuze gutyo, ababyeyi bakugishije gutyo, ariko noneho urakuze umenya ibintu bikuru, umenya ibintu ukuntu isi iteye, umenya abantu isi ikeneye. Iyo ukomeje ukaba umuntu wa fake, ugakomeza kwakitinga nkaho nyine urakomeza kugendera muri iyo nzira y'ubwana ushaka, ntumenye ngo nyine ndahita ibi ngibi, okay, ni gutya bambwiye, ariko nanjye realite nabonye niyi. Ibyo bintu bitandukanye, ni amahitamo, aba ari amahitamo yawe, kandi ayo mahitamo agutwara mu buryo butandukanye, agutwara n'ibintu byinshi wakagombye kubona mu buzima bwawe. Icyambere cyo, ayo mahitamo ashobora gutwara ubucuti bwa rukangirika, kuko hari abantu bashaka kugana nawe bakabona nawe uzayisigeze bakakureka. Ishaka kugutwara akazi, bishaka kugutwara kwibaha kwawe kukayoyoka, kuko ushaka kuba ukiri nyine muri bizamanga, umuntu akagukoraho buriya ankozeho, reka nceceke gusa nimuhanganira, ubwo si disrespect, ukavuga ngo reka utuze umwana mwiza, akagukora umuntu akakuvogera mu buryo we ashakamo. Noneho wowe kubera uko kumvira, reka wumvire tugenda ni muyomba cyangwa ni sohano, arashaka kuvogereye nimvuga arabona cyangwa se ni pasta, nimvuga arabona musuzuguye. Umuntu akakuvogera ubwe no mu kwibaha kwawe, ukamureka ngo just respecting. Ibi nicyo byica ubushobozi bwawe bugapfushwa ubusa, kuko nyine uraba uri kugendera muri iyo nzira ubushobozi bwawe bugapfushwa ubusa, ntumenye agaciro kawe kubera ko komeza kugendera mu bya kera, utari kugendera muri y'isi iri kutwereka. Ibyo byose bigenda nabi iyo wanze kureba uko kuri. Niyo mpamvu ugomba gufungura amaso yawe. Reka kwitega ko isi igomba munyangane gato mba ndi gusoma kuko mba nateguye. Icyambere, reka kwitega ko isi izana umucyo, never. Reka kwitega ko abantu bazakora nk'uko wowe ubigenza. Imyumvire yawe ni iyawe, iyabo ni iyabo. Nimba umugore ahisemo kuba umwana mwiza cyangwa uri kumva utakora iki kintu, ntabwo bivuze ngo nakana kareke kugikora, niko ukuri kumeze. Reka kubyitega, reka no kubyiyumvira. Reka gutungurwa nuko isi utuyemo itandukanye niyo wibwiraga mu bwana. Reba ibintu uko biri, noneho numara kubona uko biri wihindura ubwawe. Reba ibintu uko biri wihindura ubwawe. Ube umugabo ushobora kubaho mu buzima bwa nyabwo, cyangwa se mu buzima bukwiriye bwa nyabwo bw'ukuri, utakiri mu nzozi z'ibyo wishizemo kera bitari ukuri, utari kiri kurota,
ngo uvuge ngo no ngo nabwiwe bino ngo nibyo biguma ntabwo ari ibyo wabwiye ahubwo wowe ufite ibyo utekereza n'isi ufite ibyo ukwereka. Wowe reba va mu bwana utangire urebe ibintu mu sura yabyo, mu shusho yabyo bifite. Thank you rero, iki cyari igice cya mbere cy'ukuri utabwiwe na so. Ubwo rero mutegereze part 2, tuzaza muri kumbwira ese nawe mu by'ukuri byakubayeho ubona uri gufesinga ibintu utari witeze. Kuko ngiye byambayeho nzana ba témoignage. Thank you so much. Naho utaha murakoze cyane, ndabakunda.